mfite kamere mbi pe. Sama uri kumwe n'umuntu ugufitiye kamere. Uzi ko abantu batagira isoni mbibonye. Na soni ugira pe. Na nubwo je nubwo nzi ko wakemera no kongera kwicarana nanjye bite n'ibintu wakoze. Kubera iki? Kubera iki ari umuntu nishe. Nsokana. Biragaragaye ko yagusohokanye katana kurongoye se gakugira umugore. Akaba ari ngiye yarongoye. Kubera kurongoye. Oya. Ko atari we yajyanye muri uriya murenge sara. Katari we yajyanye. Disi ndabona wishimye ngo wakoze umurenge. Ndishimye no se nishima. Ndi kumwe na papa w'umwana wa dore nambaye n'imeta. Siba akakantu wari wakambara. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu byaye bitandukanye, ariko by'umwihariko ndashimira ko subscribe ndetse ukandika comment ukanasharinga ibiganiro byacu. Ndagushimira cyane. Inama n'ibitekerezo byanyu byubaka benshi mu miryango igiye itandukanye tugenda tuganira. Comment zanyu rero niyo mpamvu vuga nti niba bakuri iki kiganiro neza ukagisoza wagira inama cyangwa igitekerezo utanga ku muntu twaganirije, kuko bigira akamaro ku muntu twaganiriye nabo. Uyu munsi rero ndi kumwe na Samantha ndetse na Fanny. Hari abantu bakomeje kunsaba ngo mbazanire Fanny, muri comment murabyandika Farida ngo mubazanire. Ibyo bya Fanny ni by'Ikigali yita bundi yitwa Farida akanyamuki. Bavuga batuzamuzane turamushaka agira icyo abivugaho, bukwe ko bubaye arakwirwa he, barareba he, arasate aravuga iki. Ndavuga nti rero reka wa mugani muzane kugira ngo tubashe wa mugana tubwire uko yiyumva nk'umuntu nyine uziranye na Samantha mu bundi buryo turi buze kuza kumenya wa mugani arabyumva gute kuba Samantha agiye gushaka, ndetse n'umwana bikagaragara yuko ari we. Farida umeze ute? Yewe meze neza. Reka ngufashe nta kibazo. Umeze neza? Meze neza ndabasuhuza cyane. Ndakomeye. Umutima ni amahoro. Umutima nda amahoro pe. Ariko nari nkumbuye Samantha nubwo hataburamo akantu k'umujinya. Pakuri kwishima no mu moto. Urakuriye. Karakuriye. Banumva mfite kamere mbi. Ufite kamere. Mfite kamere mbi pe. Sama uri kumwe n'umuntu ugufitiye kamere. Mbere uwo muntu uri inyuma ya kamera mbere uriya muntu ya telefone. Iyo uri kumwe n'umuntu wowe ubwo akivugira ngo numva afite kamere mbi, urumva bimeze bite? Nawe nyine nuko azi ibyo yakoze nese urumva yakubwira ngo nakoze ikisengeye ko navuze ibyari ukuri. Niba barapimye DNA cyambere cyose nari impari. Ikindi cya kabiri igihamya cyemeza yuko cyana kusimbiza. Ubundi Sama umupfiki wowe na Farida. Ngewe na Farida nta kintu dupfa. Twahoze turi n'inshuti rwose. Turi inshuti, hari n'ibihe nagezemo rwose nkomerewe akagenzanira n'agakoma. Mbona nyine ku bushuti bwacu bukomeje nta kibazo. Ariko finally yaje kunenguha. Aza kuniranya na papa w'umwana twabyaranye. Aza kuvuga ngo nago umwana ari uwe. Ngo yasanze ngabagabo ngo iwanjye ngo mu cyumba ngo baryamye. Naramusanze ariko urabibonye ibyo. Naramubonye pe. Narabibonye ngewe niba nzi ngo umuntu turi inshuti. Uwo muntu naje kuhasanga ko twari duherukaniye za Kayonza. Nkaba nari nzi ko byarangiriye aho ngaho, nyuma nkaza gusanga umugabo ari mu cyumba ndateruye umwana ari kwibwira umwana utugambo twiza. Yego wenda mugani watirwa. Ariko cyo nta n'isoni bagira. Njyana ngo nzi ko wakemera kongera kwicana nanjye bitewe n'ibintu wakoze. Kubera iki se ukaneranya n'umuntu ahubwo si bivuga kare kose ko wamukundaga wari umukeneye ko nari kuba nanakuremera naguharira. Uyu byari ugufuha. Nese Fanny nako ke niba atari ugufuha. Uyu mukobwa yaraje imbere kamera arivugira ngo rega Gilbert ngo n'agasore keza nganavuze ngo I love you ngo nanjye nakemera ngo nkamusubiza ngo I love you tu. Mu kanwa kiwe. None se ubwo urumva nyine aho atashaka kunsenyera ngamutwara ari hehe. Ko nawe warufite akantu kirari. Hoya. Ahubwo yaranamusohokanye rero kugira aho n'umukobwa asohokana umugabo wanjye twabyaranye. Akamusohokana. Abantu barebye kwa paki ibiganiro murebe. Ongera uvuge ko umwana atari uwe. Navuga. Nganyira uvuge ko umwana atari uwe. Wenda ka tuvuge ko bishoboka ko yabaruwe. Ubwo nyine bishoboka wowe yavuga ngo nuwe. Ntabyo mvuze. Vuga ngo nuwe kuko ubungubu ibimenyetso birabigaragaza yuko ari. Nse narabibonye. Mbega guseba. Ntago nigize seba. Mbega guseba suburi kwiyumva gute we? Nge meze neza. Uburi kwiyumva gute we? Meze neza. Uzi ko abantu batagira isoni mbibonye. Nta soni ugira pe. Na nubwo je nakagomba. Nubwo nzi ko wakemera no kongera kwicarana nanjye bitewe n'ibintu wakoze. Kubera iki? Ari umuntu nishe. Hari umuntu nishe. Nje navugaga ibyari ukuri. Urumva kwibeshya bibaho ako sibiza ko nibeshye niba byaranabaye bagapima DNA wikumve ko ngo nibiri kumwe na Gilbert ibintu ngo byasubiye uzi divorce ziri hanze.
ariko ni wowe uzayiduha ndumva ari wowe uzayiduha ni wowe uzayiduha ngombwa n'ubukwe ntago bizaba umurenge warabaye ko ntabyo nari toka satani ngizina rya Yesu abadayimoni nibamfate umva basubira iwanya aho bakuye ngo nibuzagira bute hari igihe n'ubukwe butazaba reka da kubera wowe n'abantu bakora umurenge kandi bikarangira ubukwe ntabwo bakoze nyine ariko niwo uzabigiramo uruhare kugira ngo ubukwe nibubi ntabwo uzabigiramo uruhare kuko nabira byarabaye sinari imbizi wenda n'ibindi bizaba nanabizi yes wumva se nubwo bukwe buzaba utabizi nanubwo ari ahubwo Imana ifashe niba usanamenye n'igihe byabereye uri gutega iminsi ngo n'ubukwe bushaka kutabanga ubwo bukwe ntibuzaba kuki wumva ko butazaba kandi n'ubundi Samantha yarahoze ari inshuti yawe uri inshuti n'umugabo ubundi kuki wifuza ko bitaba ntago ariko nifuza ko nuko mukeneye baburetse uvuga ngo nuko mukeneye kuko yaba nari mukeneye nuko atanterese se nawe ubonye rero ngaho ugenda gake niwe bamwishinjagaho ntago nigeze nishinja ku mugabo wawe kuki wamusohokanye kuko naramwishinjizeho waramusohokanye kwihera ku itangiriro ryose waramusohokanye ngajya kumubwira ko umwana atari wowe ntago nigeze musohokana aransohokanye yego yes aransohokana biragaragaye ko yagusohokanye katana kurongoye se gakugira umugore akaba ari ngiye yarongoye kubera kurongoye ko atari we yajyanye muri uriya murenge sara ko atari we yajyanye ndabona wishimye wakoze umurenge ndishimye nose nishima ndi kumwe na papa w'umwana wa dore nambaye n'impeta siba aka kantu wari wakambara aka kantu wari wakambara nyine Imana izaguhe kukambara mu izina rya Yesu ariko icyo nkubwiye reka nkubwire Samantha mbwira rwose ndakumva mukobwa mwiza ndabizi neza ko twagiranye ibibazo twabaye inshuti sibyo impamvu ndi kuvuga ngo nubwo bukwe bushobora no kutaba sibyo ibyo byo byibagirwa mana izina rya Yesu abadayimoni bashya ahubwo yantege nanjye niza amatwi nanjye ndagutiza yego ye turi imbere ya kamera hano yego ye sinari naraherutse rero mwa bantu ngireka mbabwire nandi nanabakumbeka nabasuhuza nibi mwaro arasuhuza sibi kigari nibi mwaro byiki murabizi nakoze ibiganiro kwa Paka nyuma yaho mbikorera kwa Siyaka kano kanya ndi kwakeza ibintu byose nagiye nkora mwarabibonye bamwe mwaranansiye muranabireba ndanashimye n'inama mwaje mukanangira mu rugo ariko Samantha nje niba umugabo we urumva reka nembe nayo ndako uwo mugabo mwakoze uwo murenge kandi muzanabana mugakora n'ubwo tuzabana nyine nta kibazo ikiza aragikura kuki ndagikura ku bya mbere nabonye ubwa mbere ni baragutengushye urumva mukundana muri sheri shushu ugatwita agatani yemera umwana azi neza ibyo mwakoze kandi kuko ari n'isugi naze ngakwizere nk'umuntu yakundaga isugi none se nshuti reka maze nkubaze hanyuma uje ko arabimbwira uyu kari isugi nyine byanaragoranye biranagoranye ngakomeza uvuga nyine bari kukumva babwire banyumve cyangwa se babyihorere urumva umugabo twamwinginga uriya mugabo w'ikayenza kare nanjye watumye nangira gushwana nawe nyuma bikazamo Gilbert twagiye kukuganiraho nago nigeze njya kwibambaza kuri Gilbert kandi Gilbert n'uburaya nabonye afite kumwibambazaho gusa kumwibambazaho gusa Yesu yankomere yarakize nyine urumva ke kiriho nago yareka kumusebya kubera ko yaramukatiye uyu mukobwa yamwishinzagaho kugira n'afata n'amafaranga ye akamwisohokana ngo ajye kumubwira ububi bwanjye uri kumva icyo gihe abakameramani bari bahari bafashe amavideo hari n'abantu bagiye baramukubita ngo arimo aransenyera abafana banjye banzi agira ngo ni nanjye babatumye baramukubita hano yari afite igikomere ahubwo ndi kubona yarakize uri kubyumva ubwo icyo gihe ngo yamusohokanye ngo arimo aramubwira ngo uburyo umwana atari uwe kugira ngo Gilbert akunde uyu nguyu abari nawe bazabana none ubwo ubonye umurenge ubaye uje kunca intege ngo ubiki ngo uburaya nago reka kumwita indaya kuko yanze kukurongora ngo agushyire mu rugo akaba ninjye agiye kurongora nago wabura kumwita indaya nago wabura kumwita ikirara ibyo washaka byose babimwita ko buzabase iyi ni intangiriro noneho rero ye gufuha gusa wafushye ahubwo wanafunetse indurira njyewe reka nkubwira ayo nari zarahagije ubu ngubu igenda ibagiye kukubwira ngo tugutumire mu murenge se kuki utaje we ariko ubwo urumva yari kuza nibwo yabimenye ko urumva yari kuzara uretse kuba yaza akabidobye ntago nari kugutumira watumira umwanzi wawe gute niba twari inshuti ngenzi ngo mfite inshuti kumba ari indyarya yanjye nyuma ngaza gusanga ko kari indyarya nari kuba muzana mu murenge kugira gute kugira ngo azabidobye n'umurenge upfe avuga ati bifi ndi umuntu wo kujya kwisebya n'umugabo gitangaza Shafari uri umugome nzavuga imyaka ngiye ubuzima bwose wambereye umugome ntago nari kugutumira pe ariko mu bukwe nzagutumira ke mu bukwe nzamutumira nashake nazaze azaza areba ibirori areba iby'Imana ikora areba ibyo yavuze ngo ntibizaba savuze ngo ubukwe ntago buzaba mu izina rya Yesu Imana ifashe uzaze rwose nawe wirebe ibyo birori by'Imana izakora umva Ratafari ubundi wa mugani uvuza akantu kare turi amagose igitangaza ku buryo twamupfa
ubundi wamugana abagabo ni benshi. Kuki yavuze ngo ni umusore yaravuze ngo ni umusore mwiza ngo anambwiye ngo I love you ngo nasubiza ngo I love you too. Abagabo ntago yigeze gukura. Nta kintu afite cyankurura. Hanyuma se kuki wavuze ngo akubwiye ngo I love you ngo wasubiza ngo I love you too. Wari ubivuze ushingiye kuki? Urumva? Nose ubwo uri single hahiye ko wararongowe se? Ntago narongwa ko ntago ndi single. Ite sheri. Oya reka nkubwire. Yikibice wowe ugira sheri. Njyewe. Mbega umukobwa cyo kora bazamubaburira mu nzu. Yesu we. Urabona nta mugabo bwire. Biranshibisha kubona nicaranye nawe kugira ngo rwose imbere y'isi ahantu waje kubwira abantu ngo umwana suwe tukaba tugarutse noneho umwana ari we ubu noneho wababwira ikira. Ikintu nababwira urumva ntago njyewe ibyo mbifitiye gihamya ntago mbizi. Ikindi cya kabiri wavugaga mbese ibyo utazi. Wavugaga ibyo utazi warabivugaga noneho ubonye ko nta byuzi tu. Ushima imiryango niba yarahuye sigahuza umusore n'umukobwa bakemeza ko umwana ari umugabo. Uvuga ngo ubuyobozi nibi bintu byarabaye ubwo bukaba ababyeyi ngo nibi narubura n'umuntu n'umwe amakuru yuko DNA yapi ariko ariko gute abantu bose bakwanze kuri uyu mugome wa mbere inshuti y'indyarya nta nshuti ufite. Yego do hano muri comment uzabibona hano muri comment uzahita uzibona. Uyu mukobwa yambereye umugome twitwa ngo turi inshuti abari uhindukirana mwarira umugabo ajya kumushyiramo politike bira byose umugabo yakabaye yanemera n'umwana ariko ingo yaza akamubwira ati hoya akaza akabimukuramo mwanga ngo nuko bamubwiye amagambo cyo kora waruhiye ubusa abantu bumva amabwire station waruhiye ubusa ibyo wakoze n'ubundi byose ntibyagezweho kandi n'ubundi finally nagwa ikinyoma kizigiye gitsinda ukuri irize rero ko nabyo navugaga ari ukuri kuri Fadishire Beri muraherukana wapi nago duherukana kuko maze iminsi nahari muri Kenya shaka buzi n'umuhanda ujyenge nabyishyura nabigura muri Kenya ngo muri Kenya wari warihishe kubera ko ibyo wavuze waje gusanga atari ibyo warasebye warasebye arajura wateranyije umuryango Imana irawuhuza uzatera comment ari kunuka icyo gitutu uzanuka kugutuka gusa Yesu kugutuka gusa sinzabura gusa ahubwo uzaga karabaye igikara kubera ibitutu mwiterambere cyangwa se muri giteranyuma niba zaba ndifeza reka ngiye mbabwiza ukuri nago yari yaragiye muri Kenya nta nubwo azina umuhanda ujyayo mu gihe gito twabaye inshuti nta n'umuvandimwe na namwe n'abagira ubahanze ahubwo yari yarihishe kwa ko ibyo yansebejemo aneranya n'umutware wanjye akabona nyuma ibirori birabaye yagize ikimwaro cyo kugaruka kuri kamera ahubwo n'ubundi kwibaza niyihe Mana ikugaruye niyihe Mana yikugaruye we bra hari igihe ukora ikintu umutima ugakomeza gusimbuka buri munsi ubaho umutima wavuga ati basi ngwino mbega guseba none nta n'ikimwaro kirashize nje kuri kamera ariko ngo umwana Suwa Gilbert sha nagaru ntabwo basi iwabo barashize baramwemera ariko baranapimishije basanga ari uwe ahubwo ushaka kuvuga uti naribeshye bura kwibeshya bibaho ahubwo yaboya ikintu yavuga kikumvikana ke ikintu yavuga kikumvikana yavuga ati nge ntababeshye nishakira gurambwa kandi yitwarira none byaranze ubwo nyine reka nihangane ndamuhariye ariko ibyo kuza kubeshya ubusabana kubwira ninjije ubusa nago bumva cyane nago bareba tuzatanga ukuri mu gikwe uzaza mu bukuzaba nzatanga ukuri nimara kumenya ukuri kwa nyako nge nzaza imbere ya kamera fukame nsaba imbabazi invitation irahari invitation nayizanye ngo ubukwe ntibuzaba wese uri Imana wowe uri Imana itangiriro n'iherezo ku buryo mva ko ubukwe butazaba kubita invitation utazazukana ya naga ari ngombwa invitation nzamutumiza umuntu kwabwira ko ubukwe ari ijuru nzagutumiza umunwa n'utazo uzabireke ni byiza ndabyumva nago nikutesha agaciro nanone niba ngewe Fani nari inshuti na Samata tugashwana sibyo nagwanda byagombaga kumereza uburenganzira uri inshuti mbi sinatinya kubivuga nta kibazo mu mwanya nanjye mvuge nawe ntabwo yajya avuga ngo arangize Yesu we niba ndi inshuti mbi nari cyakora umva reka mbabwire urumva rata nimba ngewe bwanjye Gilbert yarambazaga buri kimwe nuya kaza kambwira ngewe bwanjye nkibonera amakosa akanumvise ngo Samata nakubwiye ngo nisugi ngo yasaba ariko mwana inshuti kujya kwarinze ibintu byose twaganaga byose nkuko nanjye twaganira yaguhimbira inkuru akaza hano akayihamya navuga gute ko ndisugi kandi ibiganiro bya mbere nakoreye hano kwa Keza we nari ntanakumenya kuko uri abantu bakuzi wese kubabeshya wihimba ubabeshya ibyo naho bihuri wari utaratwita
sibyo kandi menye ko wageze igihe urabura kandi kiragiye twatuziranye ngiye naraza ku bintu by'amakamera oya ariko nyine urasebye uragaragaye kuri kugiye habona kuri gutsinza ikinyoma uyu nguyu wisani yazishize kera namutindaho ariko niba ikintu kinshimishije ni ukuba twaricaranye uvuga ko uriya mwana atari uwa papa or turi wa Gilbert none twatwongeye kwicarana ukuri ko aragiye hagaragara biranshimishije pe ni ukuri numvaga nshaka kumva ikintu abwira abafana bacu ikintu nabwira abafana wenda kwibeshya bibaho nta n'urundi rwango rundi navuga rwihishe nyuma y'ibi bintu njye nindamuka amenya ukuri kwa nyako n'umutima umenetse azagukura ariko buriya namubona uzagukura he mu bayobozi mu barozi mu bapfumu uzagukura he nyine uzagukura ukuri ubuyobozi bwaragutangaje wowe uzagukura he handi harenzaho oya n'ukuri kwikuhushaka rata nimenya ngo uriya mwana ni uwa Gilbert byanyabyo urumva wenda kubana byo byashoka kuko umurenge barawukoze sibyo kuko umuntu ashaka kuvuga ati kambane nawe mvumiriye n'ubundi bintu byose nirukaze baburetse nce kuvuga avumiriye katavumiriye kwiyebera hose ariko rwose ndebera ngavumiriye nanubwo yananiye ari serious kubera ko noneho kurenza uko wobyumva bwavuga mu rwose bivuga ngo mwibwirisha bwarangiriye hariya my friend agomba kubwira ikintu kinangaje ngo je Farida unafasha amafaranga uramusohokana nyine kugira ngo azakurongora uramubwira ngo ngura mwana ngo suwe ngo ahubwo ngo mureke ngura mukobwa ngongera umuhamagare ngo ni wowe ndeka avuga ngo ni wowe gusohokanye ubundi none se tubivuga ko ataje imbere ya kamera kwa bapaka ngavuge ngo fana arabeshye Farida arabeshye ngiye umugabo yaranyihamagare twaranabisobanuye muzagende mukora murebe ibiganiro byose umugabo aragira ati umukobwa niwe wansohokanye n'umukobwa ati niwe wansohokanye ariko nyuma ibyo umukobwa yatangaje nyuma byaduhaye igisubizo wenda niba ashaka ko mugirana amahoro mu rugo ntago yajya kubwira ngo ni njye wamusohokanye byo kwidefanda yaba yizenye hanyuma nyuma ikintu cyatumye bigaragara ko ari we wamusohokanye na amagambo watangaje nyuma uvuga ngo Gilbert ni agasore keza ngo nakubwira ko agukunda ngo nawe uzemere ubwo rero kiragiye yabivugana ngaho felicitation die yabivuga kiragenda ari bwemere ke nta byinshi ngiye mfite byo kuvuga ingaho nyine byibaza bateretana ngari yaramwanza aranamwihakanye no mu biganiro akajyanga ko banavugana noneho nk'inshuti yanjye yo kugira ngo atwunge wahubwo agashaka kudutandukanya wamwumvishije inshuti ziragwira wari ugiye yaragiye gufatirana ihe n'igihebe umva iki kiganiro nshaka tugisoze ke nta magambo menshi ngiye nshaka kuvuga muri ibi gusa nashaka kugira ngo twicarane ndi mukuri rwose kugaragara nanjye ndi mukuri gusa nyiri ikintu nabwira abafana kuri iyi Keza TV show nindamuka amenya ukuri kandi abizi ko nzakumenya uzagukura ariko mu bakurambere ukura abayobozi batanze udashaka kumva uzagukura he kucyumvugiramo n'imbere y'abafana bose ngiye nzaza n'umutima umenetse imbere ya Samantha nushaka nuzaze nushaka nakaza nazaguha ikiganiro kandi ubona icyo kintu muzajuje kubwira n'abantu gusa ke ngiye nishimiye yuko nicaranye na Fani mvuga ukuri mvuga ukuntu ibintu byose byagenze noneho reka ngiye musige asigara bibabwira oya nyine reka ngiye musige banza nyine wumva hari abantu hano bari bamukeneye kugira ngo agire ibyo ababwira wenda umva nge nagenda kubyina ngo magukora nabikoze wenda ntasigara babwira ibyo mva shaka kubabwira byose nta kibazo ibyo bintu mva bitabari byiza abantu bose banegereje hano ariko sha ubu mwese muranegereje umukobwa yikundira hiti nabibonye wasanga no kuvuga ngo umwana asuwe yaragira ngo yibere yirire hiti ubundi ukuntu ibintu bimeze ubundi hano twagira ngo duce amagambo kuko nge nabonye comment nyinshi z'abantu bavuga bati bwira ati Fana uzamuzane turebe ati subarareba ate ubusameza ate ubu ngubu nono ntiyasebye urumva nta kintu kamera nta ikimwaro keka nkubwiza ukuri ari ukuntu uvuga ikintu nyuma ugasanga waribe cyangwa se bakakivuguruza jewe nitsanga naribeshye kuko ntago ndabona ko nibeshye impamvu no kuburana kandi baranakoze n'umurenge ngiye nzaza nsaba imbabazi abafana bose muri rusange nzajya ku macano nk'atatu utazabona mwazabisanga n'ahandi none se ugiye kugushakira he wamuganye ugiye kubaza iwabo aka kanya ntago nakubwira ngo ngiye kugushakira ha kuko ntago nzahira kuko bigiye kunsaba oya wivuga gutyo ngaye kuko se bimubwira amenye inzira atume n'abana ni mu bakurambere ugiye kubishaka niba ubuyobozi bwaratangaje ukuri n'imiryango igatangaza ukuri wowe ukundi kuri ukene n'ukuri uretse kujya kugukura mu bakuru biwanyu jewe ntago ndanyurwa kubera naganyurwa n'ubundi ubwo nyine n'ubundi naganyurwa nikumeze ugira ishyari ugira umutima mubi nta bushuti urindyarya shafari urindyarya reka amaguruke gende nigendere ke sibyo nta kintu na kimwe wakora cyane nta kintu na kimwe ufite habe na zero habe na twa cyatuma wowe mugira ishyari kandi warabinyeretse
warabinyeretse kuri mfite ishyari impamvu ushaka kurigira cyane ntabwo nagize isharabwo nagize umujinya w'ukuntu ngiye Samantha tuvi Kayonza nzi ngo numurokore yaranansengeraga inzoga yanyweye se nta kibazo reka ngende asigara bibabwira ibyo ashaka kubabwira mana gusenga arasenga ariko nanone niba nge nari mbonye ibintu nkabona ibintu nibimeze neza nta kibazo genda niba ushaka no kugenda nanagikomeza ikiganiro niba njewe umuntu naramwizeraga dukorana ibintu byose akambwiza ukuri nkamubwiza ukuri nkagenda mu rugo iwe ngasanga umusore n'umwana bagaramye mu buriri undi navuye muri dushe aho ngaho ubundi kuki wa musore bari baravuze ngo bazamuzana imbere ya kamera baduhuze kuki niba yarahari kuki ataje ariko muzamura muhirirwa kuri zino kamera mukeneye ko abasitani kanyanga bose barabikeneye ntago abantu bose ariko bakubwira ntago kuzerega kuri kamera ubusa igihe wagireho baye umusitari uzwiye cyagenzwiye wowe ndawe nahuzwe ariko nge mfite ahonzwe ako nge nanjye maze kubima cyamama sasa abantu bose banegereje mba nkubwire gatafari ubundi hari ubushuti ubundi inshuti y'umuntu ni ya nshuti kugirira ibanga ya nshuti yakugira inama ako kantu warakabonye reka twemere ko byabaye wamusanganye n'umusore ariko wari kwamusanga kugira akabanga ntumushyire hanze uzi impamvu nabikoze ubundi hari ahantu usanga nari uzi impamvu nabikoze ke umushyize hanze umva impamvu namusize hanze sinzi niba ndugire ibi biganiro by'abandi banyamakuru yanyimye umwanya anyuma umwanya ndamuvugisha ndanamuhamagara ndi imbere na kamera yanga kunyitaba ntuzongere kumamagana mirangi zayisiba paka icyo gihe ntayo nzasiba uri inshuti mbi nge narayisibye pe nari mirangi tunga naragusibye kuko uri inshuti mbi ibintu wankoreye nongeye kukukuriza bazabikuba gatanu nta akareke ndagiye nawe rero niba ari umushiha umuntu ari mu byishimo asiba ndi ko mwana uri kugenda ufite ubwoba humura uramufite noneho ubwo wawe uracyafite n'ubwo uracyafite umutima uhagaje watuje umugabo ko wamutsindiye wamusinyiye wakamanitse ufite impungenge gusa mwabafana mwe bo kuri Keza TV ngewe nindamuka menye ukuri nzaza mbasaba imbabazi n'umutima umenetse kandi pe nzababwiza ukuri nta kintu na kimwe sizi niba ko byose Samantha ari ukuri ngewe bayi kanje kuvuga n'abantu banegereje gatoya nyuma wenda tutarasoza nagira ngo nkubaze ku bintu byinshi abantu benshi barakurakariye ku bintu bijyanye na Samantha nyine wenda utwo tuntu twose wagiye ukora barakurakara avuga ati Farida ni umugome ni umuhemu ari guteranya wabwira iki abantu bose bakurikiye ibiganiro bya ariko bakwanze bamugani bakanagutuka muri comment bawabwira iki none uzi nyongeye kuri TikTok ngasanga bakuye nk'akantu bagashyiraho none ugasanga nko hejuru banditseho nk'igambo ryo kumbwira nabi gusa nyine ngewe ikintu avuga ntago nakihagararaho mu makosa ngewe Samantha yampa umwanya nari bumubwira ati Samantha ibintu uri gukora nk'inshuti yanjye ntago ari byo ariko yanyimye umwanya atuma nanjye kwikontorora byanga nzi imbere ya kamera nshyira hanze ukuri iryo ni ryo kosa nakoze kandi nabasabye imbabazi kenshi pe ngewe nindamuka menya ukuri nzaza mbibabwire ndi kumwe nabo n'umugabo ubwo rero ibindi bizakurikira nyuma yaho muzabimenya ntago biza ntago mbizi pe gusa nta kibimwifuriza nuko habayemo kubeshyanya no kuhishanya habayemo utwo tuntu dutuma nge hagati yanjye na Samantha bitagenda neza ariko nta rundi rwango nimushaka muntu ke ntago mbitayeho cyangwa mu nkunde abantu ari abantu benshi muzagenda mubona bari kumvuga ku makamera agiye atandukanye baje kunsura gushimira abantu kuri nazabikunda abantu bakina ntari buvuga amazina bakina kwa ibenda mwibagiwe filime se yego bakina filime bakina kwa Nuze uri uherutse gukora ubukwe ukinana na Banyambo w'umugabo ufite umugore muto w'umusiramukazi uherutse gukora ubukwe Kiramani abantu bakina kwa Kiramani babiri baje kunsura ntari buvuge ndabashimiye ko mwabashe kungeraho ku kiganiro nakoze kwa Siyaka ariko ubu noneho ndi hano kwa Bakeza n'undi wese uzakina korana nanjye azaca kuri Keza azambwira gusa nyine mwumve ko nta mutima mubi ibyabaye ninsanga harabaye mikosa ryo kwibesha nzaza imbere ya kamera nzabibabwira muzanambabarira namwe nzabasaba imbabazi uko se byakakwiye kurangira oya rwose humura hanyuma Samantha nubwo agiye yivumbuye ariko nyine urumva ko ku mutima we afite ikintu cyamubabaje nk'umuntu mwari inshuti nyine rega nanjye ndiwe narakara nkuko nanjye narakaye urumva ko hakara akantu katumye avuga ati umuntu ashaka kuntwarira sheri ni igiki wabwira wenda Gilbert hari uburyo muziranye na Samantha hari uburyo muziranye bigiye bitandukanye muri kano kanya Samantha wenda avuye mu kiganiro mwabonanye ariko hano turi kuganira twenyine gira ikintu Samantha wamubwira wenda kugira ngo yumve ko nta bibazo biri kuko hari ukuntu shambajije ikibazo cyiza
ari ukuntu inshuti mugirana akabazo noneho kikazagenda kiremera kikazabyara ikindi kibazo noneho ikibazo kikabyara ikindi ariko niba ari ibyo gusa ibyo ni ibintu byoroshye bizarangira gira ikintu ubwira Samantha kugira ngo yumve koko niba ari aho ngaho byagarukiye atumva ko hari ibindi byishinyo kuko urumva abaragira ati waramushakaga kandi uzi ko njyewe mukunda ugashaka ko agutereta kandi uzi ko njye mushaka urumva ko karimo rero ko gufura nge burasubireba ke ikintu nabwira Samantha bitewe nuko muzi gusa nyina nige mba numva nanamufitiye nimuwe ku ruhande rumwe nitaye ku rwango dufitanye akakanya sibyo Samantha ukuntu abayeho nubwo ari umuntu ukunda kwivugira ariko nta mahane n'umuntu ukunda kwisengera noneho iyo nkuruye na Gilbert nkareba ukuntu ameze n'imico afite nubundi Samantha nyine yakishimira urugo ka wenda abonye papa w'umwana abana n'abagabo bose siko abishimye shamba bona nta byishimo gusa wenda Imana imufashije yazishima ucyumva ko atishimye ariko impamvu mvuga ko atazishima cyangwa se wenda byazaba umugabo ukubera uwo mugabo none se wenda hano turi twenyine n'ubundi turi gusoza tubwire kubakomeza kuvuga ngo umugabo ngo hari utundi tugeso waba uzi ku mugabo we tutazi kuko urumva uri kuvuga ati Samantha oya nanone nabangiye gushira amabanga y'undi muntu hanze bitari ngombwa bikabyara urundi rwango ntacyo nasize oya hari ibyo nasize nose ibintu byose niko nabishize kuri kamera byazabyara urundi rwango ahubwo icyaba cyiza nge nuko namenya amakuru nkazaza mbahereza by'ukuri kwa nyako kuko ngiye kuramuka ngize ibindi mvuga hari ubundi buzima bw'undi muntu naba ngiye gushira hanze kwangiriza nta kibazo reka tubyihorere reka dusoreze hano hanyuma abantu mudukurikiye mujye muri comment dore uwo mwashakaga namuzanye mwumvise igitekerezo cye mwumvise ko yaganiriye na Samantha ubwo rero nawe hari uko abyumva aragira ati reka nshaka ibimenyetso nanjye nimara kumenya ko umwana ari uwe nanjye nzaza mbabwire impamvu nabikoze ibyo nakoze byose hanyuma nsabe n'imbabazi reka dutegereze turebe hanyuma ajya muri comment wandike mwari mwamuntumye Farida yaje nguyu ubwo mujye muri comment mugira icyo mumubwira ubwo nyine comment zo ni izanyu gusa gutukana byo nababwira niba nakuvugiyemo buriya abantu dutera comment cyangwa dutukana mujye mubanza murebe ikiganiro mu kirangize n'igihe batuka umuntu batagisoje mujye mubanza murebe ikiganiro mu kisoze urebe impande zombi niba koko umuntu akwiye gutukwa cyangwa kikwiriye n'izo inama zanyu zirakenewe ni ingenzi zubaka benshi menye niba ndi mu makosa se niba uje ukavuga ngo Farida ibitutsi gusa nta kindi kintu wagiraho umuntu inama wowe tuka umuntu ndumva ariko nasoza mbabwiye yego reka dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.